ntabwo byakunda rwose twarangije gushya twarahiye ni ukuvuga ngo muri gukorera mu gihombo muri egisipo ikintu kitubangamiye cyane ni ubwiherero. Oya ntawe wakarira hano kubera rwose ntabwo ziba zimeze neza uko bazikorera isuku kose, ntabwo haburamo kuvamo cyangwa se mu murombi. Rero n'amasazi nayo akavamo aza hano, n'umukiriya uvuye hariya mbese ntabwo baba bifata neza ibicuruzwa byacu niba byataye agaciro. Ikibazo kiri hano nyine kikaba ari icyo n'amatuwarete umusaza ari kuza tukumva umunuko. Reka dutegereze turebe muri iyi minsi mikuru turebe naho ubu kubona nta bakiriya, ariko ubu ngubu nta kigenda nta bakiriya aho kubera impamvu mvuga ngo egisipo idashyushye. Rubavu dukunda kugira abanyamahanga bakinjira mu gihugu cyacu, abakongomani iyo bari kuza mu Rwanda bari kuza hano i Gisenyi tugira abakiriya cyane. nihongera kuba ny'egisipo yahaye Rubavu bazabyire bashya baragenda bari kuyamamaza. Ikibazo ikijyanye n'ubwitabire bw'abantu biri hasi cyane kuko ntabwo tubasha kubona abakiriya nk'uko tubyifuza. Abaturage nabo baba bafite ikibazo cy'uko amafaranga yo kwinjira ari menshi, rimwe na rimwe dutaha tutanacuruje. Igihombo cyo ni cyinshi cyane kuko hari n'ibyo twazanye twasubijeyo. barazitabira ikibazo kubera ko bazi ibyiza byazo. hari ubuhamya mumaze kubona bw'abantu bazikoresha cyane bose gukoresha imbabura n'isabune yaraza 200 yumva nta kibazo
kuzana dizi by'aya makara hari umufuka wandi kubura uyu mufuka buriya burimo ibiro bingahe urimo ibiro 20. ibiro 20 urumva kiremereye ibiro 20 yagura bigura ngahe se zigura 5,600 hano ngo hari amabwiriza y'uko zibikwa kuzirinda ubukonje ikintu cyabo hano umunsi gashyira nko mu ikarito gashyira agafuka ni ukuvuga ngo hamwe uyu mufuka harya ugura 5,600 wawukoresha nko mu gihe kingana iki bitewe n'umuryango byibuze ibyumweru 3 bitewe n'ibyo uri guteka sure mu gihe cy'ukwezi umuntu yaba akoresheje nk'ibiro bingana nanone n'ubu tubijyana kubika mugenzi wanjye wenda umuntu udateka cyane umuntu wenda udakunze guteka cyane wenda tuvuge ni umuryango w'abantu nka babiri n'abatatu bateka saa sita na nimugoroba ukwezi byaba 5,600 abantu bose birahindutse kurusha za gaze n'amakara birahindutse cyane twaziye kugira ngo dukemure ibibazo byose hagira ngo tubasanze hano muri expo rero ndagira ngo tuganire ku bijyana n'ibyo muri ku expoza nta kibazo muri ku expoza utuntu twabyita ko ari udushya kuko izi mbabura za Biomasters ni ubwa mbere tuzibonye muratangira mutwibwira Biomasters twazanye imbabura n'amakara yitwa palete akorerwa mu Rwanda mubwize amazina ye amazina tangirira kubwira yakoze yitwa Benjamin muri Biomasters dufite icanwa palete gitwaje kumurika kugurisha karere ka tubwiye ko hari ibyo mwaje kumurika ese ubundi mbere y'uko mumurika izi mbabura ni ikihe kibazo mwashakaga gukemura twashaka gukemura ikibazo cya za mbabura zisanzwe tugendeye ku mwanda guhenduka no guteka watubwira ibyiza nka 3 cyangwa 4 by'izi mbabura zanyu za Biomasters mufite tugendeye ku byiza dushobora no kuvugisha ariko nsabye ibintu cya mbere nakubwiye biteka vuba vuba bicanwa birahendutse kandi bigira isuku naho waba wicara nko hano ku meza y'umweru naho wicaye hose no muri salo wagategera ari kuganira n'imbere y'igitanda wakwicara ugateka tugira aho ngaho yamuvuze ngo zirahendutse kugira ngo umuntu agerageze gusa naho yumva ko koko ibi ngibi ari ukuri muvuga ko zihendutse igiciro cy'imbabura gihagaze kuri angahe cy'imbabura ni 40 gusa noneho byagira kuri palete ni ibi bicanwa byacu uko byitwa byagira kuri palete ikaba 280 umufuka w'ibiro 20 umufuka w'ibiro 10 noneho by'umwihariko bya bindi byiza twavugaga byose hariho ikirenze ku bindi turwanya ibihumanya ikirere umva y'amakara atera umwotsi agira gute guhumeka ibiki iyo uje hano nta mwotsi nta kintu meze neza nanone ikirere cyacu hanyuma rero tubwire ko bazikoresha zikora zite imbabura zacu tugiramo udukombe tubiri turunganirana iyo amakara ashizemo mu gihe ari amakara asanzwe twongera hejuru twebwe noneho tuyashyira munsi amashyashya turafata noneho icyo gihe dushyiramo palete tugashyiramo hano uratetse uracanye uracanye aha biba bikweretse ko ugiye gushyiramo akaba ari icyatsi kuri nka telefone igeze ku 15 icyo gihe rero umuriro imbabura igeze ubwo dufata wayadashyushye tuyakuramo tugashyira hasi tugafata hasi noneho twashize
gusukamo. Ni ukuvuga ngo nibwo buryo mukoresha, ntawashyira amakara hejuru ahubwo ayashyira munsi. Kubera icyo umuntu atashyira hejuru kuko ari byo tumenyereye. ikoranabuhanga nakubwira kubera ko umunsi harimo vandarateri umuyaga uri kuzamuka bigira bidufasha kuba akayaga kari usanga turahanga urumva rero dufata tunayashyira hejuru tuba tuyapfundikiye ntabwo ari bubone aho ahumeke. Mugarutse ku bintu by'ikoranabuhanga, nyamara ubu muri iki gihe hari uburyo hari gusohoka gaze ibiki, ugasanga tugereranyirize izi mbabura zanyu na gaze, ese biratandukanira hehe ko ndi kubona ibiciro bijya kwegerana? Ahantu rero turi kubigendera kuri gaze icya mbere itera impanuka, sinjye kuvuga ngo ndi kuyivuga nabi cyangwa iki, ariko tubigendere gutera impanuka. Umukecuru wo mu cyaro wafatwa ati mujyaniye mama cyangwa nyogokuru akagazi agahakwa, mu gihe uwo mukecuru wo mu cyaro n'umwana w'imyaka 5 wamaze kumenya gusigarana barumuna yabasha gushyushya ibiryo mama wese atetse kuri iyo gaze. Niba ufite igicupa cy'ibiro 20 ntabwo waba ufite ibihumbi 10 cyangwa 3 ujye kugura iyo gaze, ni ngombwa ujye kugura neza 20, ariko twebwe guhera ku kiro kimwe kuri iri bicanwa byacu turaguhereza. Hari ikintu mwagarutseho cyane muvuga ku biciro by'izi mbabura, nyamara kugira ngo ubone amafaranga ibihumbi 40 anenku cyangwa se kugira ngo umuntu apfe kugira ngo mubone abantu babazanira ibihumbi 40 bakabibaha, ese mubona byoroshye? Urakoze cyane. Kuba byoroshye ushobora kubona umunsi ugatangira kubika, biterwa n'ukuntu wakunze cya gikoresho, kuko n'ikibihumbi 100 turakigura twese ko tugura furi. Urumva icyo nakubwira rero hano cya gikoresho cyacu, kandi icyo ntagarutse nabona babwiye ko kiva mu Rwanda gikuranya ubwenge bwinshi cyane, ushaka kutetse wanagura no ntube wakumva hanashyushye. Icyo gihe rero ari amafaranga ni make cyane bitewe n'agaciro k'imba, bivuze ngo mu yandi magambo wogira ngo ufate kuri imbabura y'igihumbi cyangwa 3 ibicana uzatekesha buri munsi bihenze, aho wabura muvuga ko ya 40 ihenze n'ubwo ntemeranya nawe, kubera ko iva ku ruganda ihagaze ikagera mu Rwanda n'imisoro byose, ngiye mpamye ko ari amafaranga make cyane, ariko icyo gihe ibicanwa byacu dukorera mu Rwanda. Reka tugendere kunoza ku bushobozi bw'abaturage bacu. Iyo turebye nka wa mukecuru twasize hano mu cyaro, nibyo koko kuba muvuze ko ishobora kugabanya ibibazo pari raporo na gaze, ariko wa mukecuru wacu hano munoza hano mu Rwanda tuba twasize munoza mu cyaro, tuvuga ngo ese iyi mbabura ni gute ashobora kuyibonaho mu buryo bworoshye? Hari gahunda mushobora kuba mufite iganisha ku cyerekezo cy'igihugu cyo kuvuga ko wenda abantu bajya bazifata munoza mu byiciro? Oya, ibyo ngibyo byo ntabwo tubifite muri gahunda, kuko tugenda nk'ubu ngubu urabona ko byari kuri 25, twayimanuka dufate ugiye gufata mu byiciro, habamo no kwambura n'iki, ahubwo twafata tukayihananura tukayigeza ku nta gahunda ya make muteganya mu Banyarwanda ko ariyo bamaze kumenyera. Oya, wenda abayobozi bacu nibabishyiraho tuzabibatangariza, ariko kugeza ubu ntayihari. Ubu tukiri ahangaha tugaruke munoza muri expo, muri ibi ngibi, kuko ibyo muri ku expoza bijyanye n'udushya mushobora kuba mufite. Ese nk'iyi expo ni iki mwari muje muyitezeho nk'abantu mwari muzanye agashya k'imbabura? Murakoze. Expo twari tuyitezeho abantu benshi cyane, kandi ndahamya ko turi kubabona, ariko amafaranga nk'uko bivuze aracyari make ku Banyarubavu, ariko icyo twari twitezeho ni ukumenyesha Abanyarubavu izi mbabura n'ibyiza byayo, icyo gihe bazagenda bayatanga uko bagenda bayatanga. Ese iyo uvuze Abanyarubavu gute? Ese iyi expo yitabiriwe n'Abanyarubavu gusa ko turi kubonamo harimo abanyamahanga, harimo abantu bari gute? Abazanye ibikorwa byabo harimo n'abanyamahanga n'abandi bose, cyane cyane ko natwe imbabura zacu twita ni i Kigali, ariko noneho abari kuyizamo ni Abanyarubavu kandi nabo twaje dusanga. Nk'Umunyarubavu witabira expo ariko akaba atabonye amafaranga yo kugura iyi mbabura, yayibona gute igihe mwaba mukorera i Kigali? Ubu dufite n'uruganda hano rwa Santo, uzaguze hari uruganda rwa Masters, hariho abakozi bagenzi bacu bamufasha rwose, n'imbabura zirahari. Uruganda ubu ngubu hari gahunda wenda ko iyi expo ishobora gusozwa mu byumweru 2 bihari,
mukaba mumaze kwerekana ibicuruzwa byanyu. Umuntu uwazishaka cyangwa se uwakenera iyi mbabura noneho kuko uvuze ko headquarter yanyu ari i Kigali, hano i Rubavu yayibona hehe cyangwa se yabariza? Hano i Rubavu yayibona hariya kuri Uganda, ukomeje muri Tamutamu ukazamuka kuri Musanze hari uruganda rwacu, cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0788 426 iyo ni kosenta yacu barakwita. kuki mwaba mufite uruganda inaha ariko mukaba mudafite shopu hano mu mujyi hafi umuturage ashobora kuhagera aje no guhaha n'ibindi akaba yacyura imbabura? Niyo mpamvu twaje tubasanga. Ko Expo nirangira muragenda? Oya, kandi ubwira ko duhari hari. Ngo ni ku ruganda tu nta handi mufite shopu? Ese iyo uvuze uruganda hariya niho hakorerwa imbabura cyangwa? Oya, hakorerwa palete. Baravuga ko zikorerwa mu Rwanda. Ubwo hari palete wahasanga n'imbabura? Yego. Ese ubu ngubu niba tuvuga ko mufite uruganda rwanyu rufite ubushobozi bwo kuba rwahaza abanyarwanda kuri izi mbabura? Bafite ubushobozi bwo gukora toni 3 za palete. Gasha dufite nta nubwo duhaza abanyarwanda gusa, no muri Kongo twoherezayo palete, no muri Kenya twohereza palete. Bivuga ngo izi mbabura ntabwo ziri ahangaha gusa? Oya, cyane ko hari n'izindi mbabura zikoreshwa palete. Ariko hano mu Rwanda dufite serivisi gusa zikoreshwa palete. Rero tanga ubutumwa ku bashaka izi mbabura, by'umwihariko ku badamu bagenzi bawe nibo ba nyiri igikoni. Ubutumwa nabaha, ibanga rya mbere burya mu muryango ni uguteka neza kandi ugateka wiyubashye kandi ukagira isuku. Nabahereza ubutumwa bwo kugira ngo mbabwire ati ikaze muri Biomasters, muze mwigurire utubabura twiza cyane duhendutse n'ibicanwa bihendutse, ubundi tubeho neza ubuzima buzira umuze. Muratwibwira? Amazina yanjye yitwa Sifa Irene Zamuriro. Uravuga cyane. Amazina yanjye yitwa Sifa Irene. Sifa Irene. Hanyuma Irene tubasanze hano nose watangiye kumfata ibi bintu urabikatinga ari? Tubasanze hano muri Expo irimo kubera hano i Rubavu. Iyi Expo ndabona ibintu byinshi ari ibya made in Rwanda. Ubundi nibyo musanzwe mukora? Yego, dusanzwe dukora ibintu bya made in Rwanda ndetse bivanze n'ubugeni. Zibongerejwe kumva harimo urusaku. None ibintu bya made in Rwanda kuki ari byo mwahisemo gukora? Twashatse gushimangira u Rwanda rwacu mu mikorere. U Rwanda rwacu rwaguke, bana gushyigikira abanyamahanga, ahubwo u Rwanda rwacu rwaguke mu mikorere, cyane ko dukora imyenda, inkweto, ibikapu by'abanyeshuri, imitako yo mu nzu, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ubu ngubu muri iki gihe musanga made in Rwanda ihagaze ite mu ruhando mpuzamahanga? Ubu ngubu uko biri u Rwanda turi ku isonga, tumeze neza kuri made in Rwanda, tugenda tubona hari aho tuva n'aho tugera. Nyine tugereranyije tubwire uti hari aho tugeze wenda bitewe n'impamvu izi n'izi, mu gihe twari tumenyereye kwambara ibyo mu mahanga tugakoresha ibyo mu mahanga, ubu ngubu made in Rwanda igeze nk'umuntu uyibamo. Ubu ngubu u Rwanda, made in Rwanda, abagabo bajyaga babambika imyenda y'abanyamahanga, ariko ubu ngubu u Rwanda natwe turi ku isonga ry'abantu babasha gukora amashati meza, tukambika abagabo ndetse amakanzu meza, tukambika ababyeyi, abana bato, ndetse no kumva ko twajyaga dushaka nk'ibikapu by'abanyeshuri hirya, ariko ubu ngubu twebwe ubwacu turabyikorera nka made in Rwanda, tugakora ibikapu byiza, twajya tugurira inkweto za Masaye hirya mu banyamahanga, ariko ubu natwe Masaye turazikora n'ibikapu ndetse byo guhahiramo n'ibindi. Abantu bari kubikunda? Abantu bagenda babikunda, uretse ko ubu muri Expo clientele yabaye nkeya, sinzi
ikibazo cyagiye kihaba ariko muri Made in Rwanda uko biri abantu barakomeza kubikunda bakajya baza. Tukiri aho ngaho ni inshuro kangahe witabiriye expo hano kunoza hano ku mazi hano ku Gisenyi? Ku Gisenyi ndi umwana wa kavukire wa Rubavu. Expo ibaye nkunda kuhaza ahubwo ni inshuro ya kabiri rwose. Tugereranyirize iyi expo irimo ubu ngubu n'iy'ubushize, murabona impamvu abantu batayitabira cyangwa ngo babagane ari izihe mpamvu zihari? Impamvu wenda nshobora kuvuga ngo expo y'ubu ngubu isa nkaho itagize abakiriya benshi, amafaranga yabaye ikibazo mu bantu cyane ko turi mu minsi mikuru cyangwa n'ibibazo by'uko abantu abakongomani batari kwambuka, ariko iyo bari kwambuka tuba dufite abakiriya benshi muri expo. Tugiramo urubyiruko, tukagiramo abantu bakuze, abana bato muri rusange, ariko niba navuga ko ari ikibazo cy'amafaranga yabaye makeya. Tukiri aho ngaho rero turagira ngo utubwire, hari uburyo umuntu iyo ukodesheje stande nk'iyi ngiyi uza uje gushakamo amafaranga uvuga ngo ndaza kunguka, ese mwiteguye ko murabona muzabona amafaranga mwashoye aha ngaha, cyangwa se hari n'igihe ushobora kuvuga ati okay ndi guhomba ariko byibura namamaje aho ngaho? Tugeranyirize, urabona amafaranga cyangwa se uri mu gihombo? Ntabwo ngiye gushora kwanjye, ntabwo nashoye nteganya inyungu cyane, ahubwo nashakaga gushyira Made in Rwanda imbere cyane ngo tugire abantu batumenye, abanyamahanga bamenye natwe ko dushoboye. Ikindi amafaranga aramutse aje nabishima cyane cyane ko kugeza uyu munsi ntabwo ntari ibyiringiro yuko ikomeje kugera ku itariki 29. Turacyategereje abakiriya. Iyi stande yawe ahangaha agaciro kayo ihagaze gute ugereranije? Hano muri iyi stande ikibanza cyawe gifite agaciro k'amafaranga angahe? Umwanya bagiye bawutanga wenda kuri 300, 500. Ahangaha iwawe hano iwacu ni 350. Witeguye kuba wayagaruza cyangwa? Yes, haracyari byiringiro. Oya, tugereranirize uko nkurikije uko abanyarwanda bakunze Made in Rwanda birashoboka ko twayagaruza. Urabuze uti nkurikije uko abanyarwanda bakunda Made in Rwanda, ariko byagaragaye ko Made in Rwanda badakunda kwitabira kubera ko bavuga ko ibiciro biri hejuru. Mwiteguye gute guhangana n'ibindi bituruka hanze bitari Made in Rwanda ariko byo biza ku giciro gitoya bigatuma wenda mudacuruza cyane nk'uko muba mwabyiteze? Oya, ubu ngubu ntabwo tuvuga wenda ngo turwanga n'abanyamahanga, ahubwo twebwe icyo dukora dushaka guteza u Rwanda rwacu imbere. Ntabwo ibiciro byacu biri hejuru, ahubwo icyo dukeneye, icyo twabamenyesha, tugutanga poromosiyo muri Made in Rwanda, ibiciro biri hasi, ibiciro byo hasi muri expo kuri make, imyenda kuri make twaragabanyije, ni karibu rwose. Watubwiye ko uri umwana wa Gisenyi kandi akatari ubwa mbere witabira expo nk'izi ngizi. Ese ubona wenda ikibazo cy'ifungwa ry'imipaka, urujya n'uruza rukiri hasi, byaba bifitanye isano n'uko iyi expo wavuze ko idashyushye? Byaba bifitanye isano aho kubera impamvu mvuga ngo expo idashyushye, Rubavu dukunda kugira abanyamahanga bakinjira mu gihugu cyacu. Abakongomani iyo bari kuza mu Rwanda, bari kuza hano i Gisenyi, tugira abakiriya cyane ko natwe tujyayo tukajya kubahahira, ariko iyo baje nyine urabona nka expo abakongomani barayikunda. Mbere wasangaga imipaka ifunguye, ugasanga nyine ntabwo mvuze ko ifunze, ariko ifunguye tugira abakiriya benshi cyane. Iyo hari urujya n'uruza rwinshi tugira abakiriya benshi cyane. Abakongomani baba biganje urubyiruko rwabo, abana babo, abapapa baje guhahira mu Rwanda. Ese bivuga ngo kuba ari nta rujya n'uruza ruri kuva muri Kongo abantu baza ko biri kubatera igihombo muri no expo? Oya, navuga ko ni ibintu byagiye bihenda ku masoko, wenda ababyeyi bagiye bamara amafaranga umunsi, sinzi ukuntu byagenze, nta mafaranga akiboneka. Amafaranga niyo yabaye ikibazo. None hari ahantu twagiye dutembera tubona expo zambaye ubusa, ahantu henshi nta bantu barimo, amasitande yambaye ubusa.
ese byaba byaratewe n'iki ko abantu twari twiteze 5,000 ariko ubu ngubu baragabanutse bageze mu 120 byaba byaratewe n'iki ko abantu nabo batitabiriye ku exposa muri expo? Ntabwo mbizi neza impamvu twebwe ukuntu twe twiteze expo hano i Rubavu ntabwo ariko twayibonye, twe twiteze abantu benshi cyane ko tuzi ko Rubavu ikunda expo cyane kubera kwiba no ku mazi byiza by'iri Rubavu byinshi, ariko kuba tutarabonye ntabwo turamenya impamvu. Niba ari amafaranga yabaye ikibazo ntabwo tubizi, gusa turacyafite ibyiza. None wowe ni iki ushingiraho muri ibyo ngibyo uvuga ko hazaga abantu benshi? Ubu ngubu ubona impamvu ziri kubitera ari nk'izihe kuba expo nta bantu benshi ifite ubu ugereranije? Ese ni ubukene buri hano hanze? Ni iki? Dusesengurire ngaho utubwire. Njyewe ntabwo nzi ikiri kubitera, ariko wenda navuga ko wenda hari ikibazo cy'inzara. Mu minsi yashize ibiribwa byari bihenze, kugira rero ngo umubyeyi afate amafaranga uyu munsi ayazane muri expo cyangwa yahereze umwana aze kwishimisha bisanzwe biragoye, ariko harimo nk'abasobanutse ku mutwe babasha kuza. Iyi expo yateguwe no ku rwego rw'intara, mwitabiriye intara y'Iburengerazuba ni intara igizwe n'uturere 7, hiyongeraho n'abanyamahanga. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo kuba abantu mubona batitabira, nyamara iyo Rubavu nk'akarere iyo yabaga yateguye wabonaga abantu amasitande ageze iriya hirya. None ubu ngubu murabona ko ari nka 1/2 cyakozwe. Mubona impamvu mushobora gushingiraho ari nk'izihe noneho kugira ngo kuba iyi expo itari kwitabira? Kuko tubwiye ko uri umunyarubavu uri kavukire, kandi ahangaha ubona urujya n'uruza rwazaga hari abantu. Mubona ari iki kiri kubitera mbese ngaho urebye nk'umwana w'umujyi wo ku Gisenyi, umwana wo mu Bugoyi? Abagiye kubeshya ntabwo mbizi ikintu kiri kubitera kugeza gituma batari kuzi. Ikibazo cyanjye tugana ku musozo, watubwiye ko n'ibibazo by'inzara nabyo ari ibibazo, ariko nanone uravuga uti haracyari icyizere, ntabwo turacika intege ngo tuvuge ngo turi mu bihombo. Ni izihe fagiteri ushingira uvuga ko hari icyizere ko wenda mushobora kuzunguka cyangwa kubona clientele mu gihe wagaragaje n'izo mpungenge z'ibibazo by'ubukungu bwifashe nabi hano hanze? Ikintu nshingiraho mvuga ngo haracyari icyizere ni uko nasanze uyu munsi ushobora kuramuka uyu munsi udafite, ejo ukaramuka ufite, cyane ko tugitegereje Noheli na nyuma ya Noheli. Iyi minsi mikuru turabizi neza kuri Noheli ko tuzaba dufite abakiriya, twiteguye n'ibyo 5,000 bateguye ko bishobora kuzagiramo ndetse bikabera. Murakoze. Flash TV television. Mbwire ngo mwitwa bande? Waje ku exposa uturutse hehe? Nitwa Muhawenimana Delphine, naturutse mu karere ka Nyabihu. Wongerejwe kubera urusaku rw'ibyuma, wongerejwe kugira ngo twumvikane. Nitwa Muhawenimana Delphine, naturutse mu karere ka Nyabihu, kuri santere ya Cyapa mu Rwangeri. Uri ku exposa iki? Ku exposa ibintu bya Made in Rwanda. Bigizwe n'iki n'iki? Bigizwe n'inkweto, ibikapu, imyenda yo kwambara n'imitako. None murabona iyi expo ni ubwa mbere muyitabiriye cyangwa musanzwe mwitabira ama expo?
Expo mu by'ukuri Expo ya hano muri Rubavu ni ubwa mbere twitabiriye ariko twari dusanzwe twitabira andi mamurikagurisha. mugereranyije n'andi mamurikagurisha mwagiye mwitabira murabona iyi ngiyi bihagaze bite bimeze bite? Nkurikije n'ibihe turimo pe iyi Expo y'uyu mwaka nta bakiriya benshi, ni bake ugereranyije n'izindi Expo z'i Kigali. byaba byaratewe n'iki? Ntabwo tubizi, ntabwo tuzi impamvu. aha none mwari muyitezeho iki? ese murabona icyo mwari muyitezeho kizaboneka? Kubera ko tukiri mu itangira, wenda nitugera nko mu cyumweru cya kabiri wenda niho tuzareba, nawe ntabwo twavuga ngo byanze cyangwa ngo byemeye. tubwire nyine ubu bihagaze bite? Ubu turi kugenda tugurisha gake gake. ariko ntabwo biragera ku rwego mwifuza. hari ikintu kiba gihari wenda umuntu ashora waje ku expoze ukeneye amafaranga. ese murabona amafaranga ari kuboneka? Ni gakeya. mukabona impamvu amafaranga atari kuboneka ari izihe mpamvu? kuko hari igihe tuvuge iyi stand niba uvuga ngo mwayikodesheje wenda amafaranga runaka, ese ayo mafaranga mwiteguye kuyagaruza? Ntabwo byakunda. ntabwo amafaranga muzayagaruza? Ntabwo byakunda. ibiki bitakunda? Impamvu bitakunda, hanze ya Expo amafaranga ntayo pe, no mu buzima busanzwe nta mafaranga ahari. ni ukuvuga ngo ubu ngubu bivuga ngo muri gukorera mu gihugu. namanje nabisobanura nti reka turebe mu minsi iraza, turebe ukuntu bizaba bimeze, turebe ukuntu bizaba bimeze. naho ubu ngubu ntabwo twavuga ngo turi mu ruhombo cyangwa turi mu ariko bajya batubwira ngo ibijya gushya birashyuha. ibijya gushya ubu niba mubona aho expo aho yatangiriye, uyu ni umunsi wa gatanu. umunsi wa gatanu. ese mwebwe nk'imboni y'umuntu mukuru, kuko uri umuntu mukuru, urabona bihagaze gute? ese dutegereze iyi minsi mikuru niyo ishobora kuza kubaha amafaranga? Reka dutegereze turebe muri iyi minsi mikuru, turebe. naho ubu ubona nta bakiriya. ariko ubu ngubu nta kigenda. Yego nta bakiriya, nta bakiriya bahari. murumva hakorwa iki, cyangwa se ni iki cyakorwa cyari iki mwasaba ubuyobozi bwa Expo? ikintu badukorera, badufasha kwamamaza Expo, bakaja ku makaritsiye y'umujyi hirya no hino bakatwamamariza, bakaza kugura, kuko hariho n'abantu batabizi. ese tugarukire nk'aho ngaho, kuba ibyo bintu bitarakozwe ubona ni imitegurire idahwitse ya Expo, cyangwa se ni iki mwebwe uko mwabibonye, cyangwa se amakuru aba ari ahangaha? nk'ahangaha hari ubuyobozi bwa PSF buba bubegereye, ese mubona nyine hakorwa iki kugira ngo iyi Expo ishyuhe nk'uko wari ubivuze? ariko duhereye kuri icyo ngicyo uvuga ese kuba abantu batitabira cyangwa se ubwo bukangurambaga butarakozwe ni imitegurire mibi? nta bukangurambaga bakoze, kuko ubwo bigendanye no kuvuga ngo ni imitegurire mibi. ngo muze karibu muri Expo, kuko Expo iyo igiye kubera i Kigali Gikondo barayamamaza, ariko hano none mwe mukabona biterwa n'iki kuba Expo itaramamajwe? ni imitegurire mibi ni iki? ntabwo mbizi, ahubwo ikibazo natwe twakibaza abayobozi ba PSF. none iyo mugerageje hano hari ubuyobozi bwa PSF, iyo mubibagejejeho impungenge z'uko mushobora guhombya n'uko Expo itamamajwe, bari kubabwira? nta kintu twari twabagezaho, ariko nabo turaje kubibaza, ariko nabo mwadukorera ubuvugizi mukabibatubariza. ubuki tubakorera ubuvugizi mukababaza ati impamvu iriya Expo kuki mutayama? hirya no hino handi imodoka ziba zanditseho Expo, amaradiyo ari kugenda za bafure mu muhanda, ariko hano kuvuga ngo ni imitegurire mibi. ntabwo mbizi nimba ari imitegurire mibi, wenda kubera ko aribwo bwa mbere twaza nk'iyi Rubavu itandukanye niyo ku rwego rw'igihugu. ariko urabona wenda uburyo bukoreshwa hafi ya bwose niba izo modokari zitarateguwe nyine ngo zigende zamamaza, mubona bisa naho byaratewe n'iki, cyangwa se ni izihe ngaruka biri kubagiraho kuba iyi Expo itaramamajwe? iyo yamamazwa abantu bose baba bari kuba bafite amatsiko yo tuzaja muri Expo, ariko none ni izihe ngaruka biri kukugiraho nkawe waje ku Expoza Made? ingaruka nuko nta bakiriya, nose hano wari kuhabona abakiriya, reba iminota uhagaze uti hano hageze abakiriya bawe, kandi ukona ko
dufite ibintu byiza pe muri sitani ya Nyabihu dufite ibintu byiza cyane. ese nkawe uvuze ko waturutse Nyabihu, ni iki nk'akarere waturutsemo kagufashije wenda kugira ngo witabire iyi expo? Akarere ikintu kamfashije nkanjye ku giti cyanjye, koperative yanjye Twisungane Mukamira badufashije kwishyura sitani. Kuba barabafashije kwishyura sitani, mukaba mwarazanye ibicuruzwa byanyu bikaba bitari kugurwa, ni izihe mpungenge ubu mufite? Ni izihe ngaruka biri bubagiraho nka koperative? Dushobora kugira ingaruka tukavuga ko twagiye muri ya expo ibintu twatwaye byose bikaba bisubiyeho. Buriya dushobora kuba dufite igihombo, ariko n'akarere nako kaba gafite igihombo, kuko nimba kohereje abantu bagenda baje kugura ibintu byacu ntibagende ntibabigure, urukumva ko kaba gafite igihombo kandi natwe dufite igihombo, n'ubutaha bashobora kutazatwishyurira hano, kumva nabwo tugezeho ingaruka. Bikaba binagaragara ko ibikoresho biva muri Nyabihu nta hantu byigeze bimenyera. Babishyure muri bangahe? Batwishyuriye turi abantu 6. Buri muntu bagiye bamwishyurira angahe? Ni umuntu ku giti cye cyane, amakoperative n'amakoperative. Harimo amakoperative 5 na kampani. Buri muntu bagiye bamwishyurira angahe? 300. buri muntu 300 cyane. Stand imwe yaguzwe 300 murayisanga. Stand imwe ubona harimo stand cyane kuko nyine twagize ngo ubu hano bishyuye 300 na hano bishyura 300 na hano bishyura 300. Ubwo no kuvuga ngo muri iyi stand niba muri ni 180 akarere kishyuye. Oya, ni miliyoni 1,800. Ubu iyi stand yose aha hano muri kishyuye 1,800,000. Murumva 1,800,000 muzayagaruza si byibura bate ayo mafaranga agiye mu ntoki z'abaturage bacu. Ntabwo twayagaruza. Na hanyuma ubwo muzabwira iki akarere kabatuye? Nyine tuzababwira kihangane bazongera batugaragereza ahandi. Uko bimeze? Bakomeza badushakira amasoko. None se iyo uvuze gutyo ngo babashakira amasoko kandi nayo babashakira mugenda mukayahombya, ubwo uri kumva ahubwo hakorwa iki? Ubuvugizi, bazadukorera ubuvugizi, baje barabya PSF batwamamariza. Ubu ngubu bivuga ngo ni uburangare bwa PSF. Ntabwo mbizi nimba ko nabyita uburangare, ntabwo mbizi. Baraganya. Ntabwo mbizi ukuntu byagenze, ariko baba barabyamamaje ikagera no mu ntuza mu ntara y'Iburengerazuba n'intara y'Amajyaruguru, bakagarukiraho bakazamura Gifitex. None se mwe mwabimenye gute n'ibitaramamaza? Ntabwo n'abanyamahanga baje. Ngiye ku muhanda baraje, ariko barabandikiye. Ni ukuvuga ngo wowe utuye ku muhanda ariko ntiwigeze ubyumva? Ntabwo nigeze. None akarere kagutumye kubera iki? Bandikiye akarere gusa, akarere akaba ariko kaza kwishakira araguhamagara. Twewe iya akarere kaba gafite abantu bazi bakora, gafite urubyiruko, kaba gafite urubyiruko. Twebwe ikintu dusaba ubimenya bwa mbere ninde wabikubwiye? Umenye bwa mbere baranyandikiye. Bande? Ndanyandika ku cyicaro cy'intara. Intara nibo bakwanditse tuzazitabira expo, ariko biturutse kuri PSF w'akarere ka Nyabihu. ngo niwe watanze amazina yawe? Ni ukuvuga ngo intara yaratumiye ibicishije ku karere, akarere nawe karagutumiye. None ubu ngubu ni icyo ugiye kugenda ubwira abantu bakwishyuriye stand? Ni ubuhe butumwa uragenera akarere cyangwa se uzajyanira akarere kuba karabishyuriye ukaba utabashije no kugaruza amafaranga kabatanze? Ubutumwa ndagaha genda bashishikariza ubutaha nihongera kuba expo yahaye Rubavu, bazabwire bashye baragenda bari kuyamamaza, kandi nkanabashimira. Erega nubwo tutagurisha nanabashimira, kuko abantu bazagenda bari kuvuga ati muri Nyabihu hari urubyiruko rukora ibi n'ibi, rukora ibi n'ibi, rukora ibi n'ibi. Nubwo tutagurisha tugomba no kureba wenda urugero mu karere ka Nyamasheke, mu karere ka Karongi, tukareba ibyo muri ako karere bakora, tukareba n'ibyo dukora, twarangiza tukabihuza, tukavuga se kariya karere katurusha iki, twebwe tugomba gukora iki, tukareba. Kuko na hano nubwo twavuga ngo twaje kugurisha, tugomba no kwaguka mu bitekerezo, tukavuga se kariya karere ko kandushije, genda shyira mu we muhanda
kugira ningera ahandi akarere kanyu nzagateza imbere bavuge ngo akarere ka Nyabihu karimo abantu bahagaze neza. ni ukuvuga ngo nawe mutacyura amafaranga ariko muzacyura kontakiti mucyura egisperiyanse. Yego, hari aho wari ugiye kwitsa uravuga ngo icyo nakwisabira PSF ni iki? Ako kantu ni agakino wari ushaka kuba PSF ntiyamamaze bose. urakoze. Urangire. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Laurence, naje mpagarariye Ishema ry'Umucyo Company Limited. Muri Expo ikintu kitubangamiye cyane ni ubwiherero. Ubwiherero turabwishyura, icyo ni cyo cya mbere. Ikindi baraje babudushira imbere, kuko n'umuntu wese uje kugura ahita abona ko ibintu byacu byataye agaciro, ariyo mpamvu babishizeho tuwarete. Rero njye icyifuzo mfite ni uko bazidukuraho imbere bakareba abandi bantu bazishira, bakanareka no kutwishyuza, kuko niba ugiyemo kabiri ku munsi ugatanga desa kujyamo rimwe n'ijana, ubwo amafaranga wakoreye aba ari kugabanya, kandi muri ayo 200 cyangwa 100 watanze wagakwiye kuyabika ukaba wayamaza ikindi kintu. mwe muba mwumva byagikagombye kugenda gute niba ubwiherero bubara aha ngaha bakabubishyuza? Ese bwakagombye kujya mu byo mwishyuye cyangwa ubwiherero twe twakumva ko bwagakwiye kuba nimba batwishyuriye twaje cyangwa se twiyishyuriye ku giti cyacu, ubwiherero bwaba ari free, tukazi ibintu byose ari for free, nta kintu na kimwe turishyura. None ubwiherero ntibongere no kubushyira imbere zacu, uburyo umuntu uko wonyine n'umwanda uba urimo natwe tugeraho kandi ukatugeraho ingaruka. ariko hano turabona umwanda gute? Turabona ni ubwiherero bwa gisirimu. Dusobanurire kugira ngo n'ubyumva koko abone ko bibangana. None se nk'ubu iyo isazi ivuyemo yaza ikatugeraho. Ikindi nimba wicaye hano wumva ushaka icyo kurya, ushobora kutakiriraho resitora ziri kubera kugira ngo abakiriya batagucika mu gihe wicaye hano umuntu ukurimo wakugeraho, cyangwa se waba uri nko kukirya isazi ikabikugezeho, bityo dushobora kuhakura n'indwara kandi twaje tumeze neza. Ubu ntabwo wazana agateka we ngo ukarire hano? Oya, ntawe wakarira hano kubera ntabwo ziba zimeze neza, uko bazikorera isuku kose ntabwo haburamo umuntu kuvamo cyangwa se mu murombi. Rero n'amasazi nayo akavamo aza hano, n'umukiriya uvuye hariya mbese ntabwo baba bifata neza ibicuruzwa byacu niba byataye agaciro kubera ko tuwarete zitwegereye. Ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo mushaka iki kintu cyo gufata ubwiherero ngo babutereke mu masitande hagati? Oya, ntabwo bose bazabihindure, bareba ahandi hantu baba bawushyize kugira ngo natwe ubwacu tugire umutekano n'ibintu byacu bigire umutekano n'agaciro, kuko ikintu cyose kibi ucyegereza ahantu habi. Zamurijwe. Nitwa Uwamariya Valentine. Ikibazo kiri hano nyine kikaba ari icyo n'amatuwarete, umusaza ari kuza tukumva umunuko, icyo nicyo kibazo dufite. Kandi ikindi bakaba bari kuduca amafaranga kandi tutari kwinjiza. Bari kubaca angahe? Amafaranga 100. 100 se hari ubwo ari menshi? N'ubundi ntibimenyerewe ko ubwiherero bwishyurwa 100 ahantu hose? Ni menshi. Ni ibiki ushingira avuga ko ari menshi? Ikibazo ni uko tuba tutacuruje ngo tuyabone, kandi wakenewe no kujya hariya bakaguca amafaranga kandi ntayo wakoreye. Ufite baje nk'umuntu uri ku expose, sibyo? Ese mwumva ko ayo mu mafaranga ya standi n'ubwiherero bwagombye kuba burimo cyawo? Oya. Nyine icyifuzo cyanyu ni ikihe kuri icyo kijyana n'ubwiherero? Icyifuzo dufite ni ko babukuraho bakabwegereza ahandi ariko atari hafi yacu. N'igiceri bakagikura. Wowe witwa nde harya? Amazina yanjye nitwa Niyodusenga Ziyara. Ziyara, uvuge cyane kugira ngo turebe ko twasumba uru rusaku rw'amabafure. Ziyana? Ziyana.
Ziana hano ngo ikintu kibabangamiye ni iki? hano ikibazo twagize mu zindi expo zose twagiyemo baduha standi bakaduha n'ubwiherero, ariko ahangaha baduhaye standi ariko nta bwiherero bigeze baduha, ubwiherero burishyura. Iki kibazo dufite hano abantu twaje muri expo. Wishyura ngahe? Ni ijana. Ijana se ni ryinshi? Ni ryinshi da. Ni ryinshi ku bwiherero. Mukifuza iki? Twasabaga nk'uko babigenzaga mbere, ubwiherero ntibakaje babutwishyuza kuko no muri standi baba bishyuye ndetse n'ubwiherero bwabo. Ntabwo twakagombye kwishyura ubwiherero kandi standi barayishyuye n'ibintu natwe. Ikindi numvise bavuga bagenzi bawe ngo bazanye ubwiherero babutereka mu standi hagati ku buryo bubateza ibibazo by'umunuko n'iki. Bimeze bite byo? Reba hano twe ducuruza ibintu bijyanye n'imyambaro, ibikapu, ibintu by'imideli. Kuzana tuwarete ahantu bayikora ibintu nk'ibyo ntabwo aba ari byiza. Byibura tuwarete zagakwiye kujya kure y'abantu kugira ngo iriya myanda iva muri tuwarete itahira iraza mu bantu n'imyuka n'amasazi, ibintu byose bikaza kwangiza abantu. Ubu ntabwo wazana agateka we ngo ukarire hano? Wakaharira amasazi ibiki byose byatuma ujya imyanda iturutse muri zo tuwarete ziri hano. Urugero ushobora kuzana umugati ahangaha wajya kubona ukabona isazi iturutse muri ya tuwarete igiye ku mugati ugiye kuzi, ntabwo byahita bigutera indwara. Ikindi kuva muriya hari igihe umukiriya ashobora kuza yagera hano yakumva umuntu ko hari igihe umutere kuza kumubwira ko umuyobozi wacu yambaye agapfukamunwa agasubiranye. Mbona hari abari kurya imyembe yarabaye maze. Bari abari kurya imyembe, bari abari gutinya abibe n'inzoka. Ngo nta kibazo. Ariko nabo baraza kurwara. Sawa urakoze. Kuba ahangaha sibyo uri umusirikare ku rugamba, uru ni urugamba rw'amafaranga muri buri hantu sibyo, ariko turashaka kugira ngo tuze kuganira n'abakiriya kuri kubabona ese niba iyi expo niba ni wowe nahereyeho nawe ndamubaza wese aravuga uko abyumva. Wowe ushobora kuba ufite ububyimba nk'umukozi, hari akantu wari uvuze ati wari wabona abantu bishyuza iki n'iki? Expo ugereranyije n'izindi expo yewe nasanze utangira utwibwira utubwira aho waje ku expo uturutse. Nitwa Mutoni Valentina. Muri expo twasanze harimo ibintu by'imbogamizi kandi ugereranyije n'izindi expo twagiye tujyamo twasanze iyi ngiyi itandukanye. Nta bwitabire buriho cyane, nta bantu tubona, nta bakiriya tubona. Twaje duturutse i Kigali tuje ku expo nyine byacu kugira ngo batugurire, none twasanze bitandukanye n'izindi expo twagiye tujyamo. Urugero wenda izindi expo twajyagamo nk'ibintu byabaye nk'imbogamizi kandi n'abacuruzi bose bakabibona babivugaho ntagire icyo bitanga. Izi tuwarete barazitwishyuza kandi nk'umuntu wirirwamo hano akorera hano ari umukozi waho ntabwo yagakwiye kwishyura igiceri cy'ijana kugira ngo ujye muri tuwarete. Ikindi abandi nk'abantu b'inshuti zanjye binanagiye mbabwira ngo baze bakambaza ati se kwinjira nangahe, bakumva ari 500 batireka dati kereka wenda ari nka 300 cyangwa 200 ko twari kubona ubushobozi bwo kuza, ariko niba ari 500 ayo mafaranga ni menshi kandi n'amafaranga yarabuze ntabwo tuzazi. Urumva rero izo ni imbogamizi twagiye duhura nazo. Ako si ubwo nk'umuntu wirwariye agakanzu cyangwa ngo y'amazi byagenda bite? Uragenda
uragenda ukishyura 100 niyo waba uvuyemo waba utaragera aho ujya nyine ukumva urongeye urabishatse uragaruka nabwo bakakwishyuza nta mbabazi zibaho baba bakuzi baba batakuzi wowe ugiye ko bagomba kujya bishyuza buri muntu wese ujemo hariya muri tuwarete. Franti ukiri aho ngaho hari ibintu utubwiye ngo ubona ahangaha ugereranyije na expo witabiriye ahangaha ubona ni ibiki byirengagijwe ese ni imitegurire mibi ese ni iki kintu ubona kitakozwe kandi cyakagombaga gukora? Yewe izindi expo zajyaga kuba abantu bose babizi barabyamamaje ku maradiyo ku mateleviziyo hose babireba ariko ntabwo byigeze bikorwa ko nabo wagiye ubaza bajya bavuga ati se iyo expo byo byaje ryari ko ntabyo bamamaje ko ntabyo twamenye bimeze bite ukumva ni ibintu bitunguranye ni nk'ibintu byaje bibikubitaho nta kintu bazi bivuga ngo ni imitegurire mibi ntabwo babyamamaje yaba baragiye babyamamaza ku maradiyo ku mateleviziyo no mu matangazo abantu bari bubyitabire. Kuba ibintu bitaramamajwe nkawe waje gushoya imari yawe hano uje gushaka amafaranga ubu uri guhomba cyangwa se uracyafite icyizere cy'uko kuko turabona bimwe muvuga ko mwapakiye bimwe byasubiye i Kigali duhe ukuntu wumva bimeze nk'abantu mwashoye inoza? Ubu ngubu nyine tuba turimo guhomba kuko tuba twaraje ahantu twarahishyuye noneho ubu ngubu twarahageze ibintu tubona nta kigenda niba gisipimaze iminsi 3 iminsi 4 tukaba tubona nta kigenda urumva ko ibintu bimeze nabi bimwe twarabipakije byasubiye i Kigali abandi baraje babonye nta kigenda barataha barabyihorera nyine kuba baranishyuye barabireka barahomba nyine barigendera natwe ni ugupfa kubanyanyaza kugira ngo turebe ko hari ikizagenda ariko nta cyizere dufite. Tugereranyirize iyi stande yawe wayishyuye amafaranga angahe? Iyi stande twayishyuye 300. Mu 300 urabona utazabasha kubigaruza? Ntabwo byakunda rwose twarangije gushya twarahiye ni ukuvuga ngo muri gukorera mu gihombo ukiri mu gihombo none ni icyo usaba kugeza izi saha ko hakiri ibyiringiro n'indi minsi ubu ni icyo usaba ubuyobozi buri aha ngaha bubegereye bwa PSF? Twasaba ubuyobozi kudukorera ubuvugizi bakatwamamariza noneho tukareba ko hari icyahinduka bakabishyira ku maradiyo no ku mateleviziyo tukareba ko hari abantu babyitabira kuko cyane cyane iminsi mikuru iregereje babaye babyamamaje cyane dushobora guhita tubona iki abakiriya bakaza bakabyitabira. Hari n'abari gusaba izi modokari za Sono Mobile kugira ngo wowe urakivugaho iki? Icyo ngicyo cyo nacyo bagikora bakabishyiramo inyoroshyo nyine kugira ngo bigende neza. Hari ikintu bavuze cy'amafaranga yo kwinjira ari amafaranga 500 wenda ubona n'igihe nk'icyo ukuntu kimeze ubona ari amafaranga yagabanuka cyangwa? Yego ari amafaranga agabanutse abantu babyitabira cyane kuko amafaranga 500 ni menshi cyane mbona kubwira ko hari inshuti zashaka kuza zakumva ari 500 bakumva ni menshi bashaka kuza ari babiri akavuga ati kandi sinaza ndumwe zibura yaba ari nka 300 bari kureba aho nyakura tukaza turi babiri ariko 500 ku muntu umwe 1000 ku bantu babiri urumva ni menshi navamo nta n'ikintu na kimwe ngize ntenguze. Tugaruke kuri ubu bwiherero buri hano biragaragara ko burabegereye dusanze muri ku mafunguro ese ntacyo bibangamiraho ku mutekano wanyu? Yaratubangamiye ariko nta kundi twabigenza kuko ibiki kugira ngo zivangaha nyine ntabwo twebwe nta bushobozi dufite bwo kugira ngo zibe zahava kandi twarabivuze ariko nta kundi byagenda. Nabibwiye nde? Hari umudamu waturutse i Kigali niwe twari twabiganiriye hariho nawe wari waturangiye ko hano hari expo bimubwiraho arangije arambwira ati twarabivuze biraho. Nyine ni iki kibabangamiye ni iki zibabangamiyeho hano? Nyine umunuko wazo niwe utubangamiye icyo gusa ese ibindi nyine ni ukwishyura ubwo twarabyakiriye. Hanyuma se wenda nko mu zindi expo mwajya mwitabira bibaho ko bazana ubwiherero bakabutereka hagati mu masitandi ahantu abantu bari gukorera? Buri ahantu hiherereye nyine buri ahantu hiherereye kure ariko nyine bikaba bizwi ko buhari n'ubundi kubujyamo akaba ari ko kundi wigira muri tuwarete bisanzwe nta bantu bo kwishyuza baba bahari ariko ntabwo baba butwegereye. Nkawe niba ufite experience muri expo tugereranyirize ni iki
byirengagijwe hano muri iyi expo y'intara y'Iburengerazuba iri kubera hano ku mwaro wa Gisenyi, hano kuri beach ya Gisenyi, utugereranyirize utwereke nk'amakosa wenda ubona y'ibintu birengagije kandi byari ngombwa. Ibintu birengagije byari ngombwa, birengagije ko umuntu waje kwegisipoza ahangaha amafaranga tuba twarishyuye aba ari mu bintu nk'izi tuwarete. Twari tuzi ko amafaranga twishyuye ari muri izi tuwarete n'ubundi nazo tukaba twarishyuriye hamwe, dusanga n'ubundi uko twishyuye ntaho bihuriye n'uko twishyuraga mu zindi expo. Barabyirengagije bashyiraho ko nazo ari ukuzishyura ku ruhande rwazo. Ko numva iyi expo baragerageje gukonsoma inyungu zabo, bakareba ku nyungu zabo bwite zo gukamura cyane amafaranga ku birengagije na wa muntu uza exposa cyangwa uzayigana. Uko bibona ariko twebwe tuba turi kubibona nyine, ndumva barakamuye amafaranga menshi cyane, haba kubishyuza menshi, hari kubishyuza toilette, bakirengagiza na wa muntu uzaza ku exposa. Ibyo nyine barabyirengagije kuko n'ubundi rega nubwo tuba twegisipoza ariko ntabwo twese tuba dufite ubushobozi bungana, kandi twese tuba tugomba kugira gute kujya gushakishaho amafaranga. Ari nk'aha hantu urabona ni inyuma, urabona standard zirahari ariko zabuze abakiriya bazizamo kuko birahenze cyane kandi ziri ahantu hari. Urabona iz'imbere zose baba barazifashe kandi baba baratanze amafaranga aruta ayaba ngaba bari hano inyuma. Niyo makuru rero tuba dufite ko twagiye imbere bwa mbere tukiza dufata standard nziza, baratubwira bati oya iyi ngiyi ntabwo byashoboka. Bayibakuramo bayidukuramo baraza badushyira ahangaha. Bayibakuriyemo ikire iyo stand y'imbere nyine bavugaga ko tugomba kwishyura amafaranga ari hejuru yayo twishyuye ahangaha kugira ngo tubashe kuba twayikorera. Ko babacaga ngahe? 500. Hano muhishyura 200. 200 mwarayibuze kongeraho cyangwa mwabonye ko ari amafaranga y'umurengero? Twabonye ari amafaranga menshi, noneho twebwe batuzana ahangaha twumva ntacyo bitubwiye kuko twari twazifashe mbere. Nyuma baraza bongeraho izi ngizi z'ahangaha, aya matente ari ahangaha twabonaga turi ku ruhande, ariko nyuma bongera ahangaha urabona ko twese tujya hehe ahantu hihishe kuko twari twahafashe izi zitarajya bazigezeho nyuma. Ikindi kibazo wabaza? None ubu mukaba musaba iki ubuyobozi bwa PSF ahangaha bubege? Turasaba nyine ko batuvugira bakabicisha ku makuru kugira ngo turebe ko abantu babyitabira nyine kuko ari mu minsi mikuru wenda bakaza no guhaha, hanyuma tukareba kuko amafaranga twatanze wenda twayabona akagaruka wenda tukaba twabona n'inyungu. Gusa biragoranye ariko bashyiraho ubuvugizi bwose bakatuvuganira. Watangira twibwira uzamurijwe baya icara gutyo nare urebe hano gutyo. Okay, amazina yanjye nitwa Ibyimana Nicolas, nsanzwe n'umucuruzi ndegisipoza, ncuruza amavuta, amakaroni, mayoneze n'ibi byose muri kubona. Mukorera he ubusanzwe? Mukorera i Kigali. Ahagana he? Nyarugenge. Ese ni ubwa mbere witabira expo cyangwa n'ubundi usanzwe ubikora? Njyewe nsanzwe nitabira expo nyinshi ugereranyije nka expo y'Igikondo, yego, nka expo y'Igikondo cyangwa se nka expo yabereye i Huye. Muri expo zose twagiye dukora harimo point de référence ugereranyije n'ahangaha. Uravuga uti harimo point de référence, ni izihe ubona? Ikibazo ikijyanye n'ubwitabire bw'abantu biri hasi cyane kuko ntabwo tubasha kubona abakiriya nk'uko tubyifuza. Abaturage nabo baba bafite ikibazo cy'uko amafaranga yo kwinjira ari menshi, usanga natwe rimwe na rimwe dutaha tutanacuruje. Muvuze ko rimwe na rimwe ibicuruzwa byanyu bimwe mwatangiye kubipakira mubisubiza i Kigali. Ese muri iyi mitegurire ya expo ubona ari iki kirengagijwe kugira ngo wenda byere kugera aho muri kumva mushaka? Ikibazo kiri ku mitegurire ya PSF mu buryo bateguyemo expo, kuko twebwe muri invitation baduhaye itubwira ko tuza kugomba ku expose ibintu byacu.
twarahageze tumaze kuhagera barabihindura iyo amafaranga twari twumvikanye ko tugomba kwishyura muri stade barayongera. bari babwiye ko mwishyura angahe babashyira kuri angahe? tubwiye ko tugomba kwishyura 150 tuhageze stade barazuritse. babashyira kuri angahe? stade bazishyize kuri 300 cyane ko icyo cyo nta n'ikibazo kirimo, gusa ikibazo ni uko expo zabo zititabirwa. Nicyo kibazo. kuba zititabirwa murabona biri guterwa n'iki rero? Ikibazo ni uko umupaka ufunze. Ubundi umupaka uza kuba ufunguye bagombaga kubona abakiriya, ariko ubu n'abakiriya barimo barabona. kuba zititabirwa hari icyo biri guhungabanyaho cyangwa biri kubabangamiraho mwebwe nk'abantu? Ntabwo byabura kutuhungabanya kandi nta nubwo byabura kutubangamira, kuko niba ntereye imari nkayizana nkayikura i Kigali nkaza nayishyuye nkishyura na stade, ni ibintu bigoye cyane. Gusa niba nta bakiriya bafite urumva bivuze ngo ubu muri mu gihombo? turi mu gihombo rwose. Nibyo, garagaza igihombo watewe ni expo yahe Rubavu. Igihombo cyo ni cyinshi cyane kuko hari n'ibyo twazanye twasubijeyo. kubera iki mwabisubije? kubera ko nta bakiriya tubona. ariko ngo n'ubwiherero murabwishyura, ibintu byose hano ni ukwishyura nk'aho utaguze stand cyangwa ngo ube ufite baje. ni nk'aho izo baje ntacyo zibamariye. baje zo ntacyo zimaze, kuko niba dufite baje tukaba tuvuga ko tugomba kwinjirira kuri baje, none se umuntu yaguha wo gukorera akakwima tuwarete akaba aguhaye iki? ntacyo baguhaye rwose. kumva ko ari ikibazo. none ubu murifuza iki? turifuza ko bakwamamaza expo bagakorwa ubuvugizi bagafungura n'imipaka niba biri ngombwa, hanyuma tugakora. Uratubwira amazina yawe bro? Urakoze, Irakoze ke. Wongera ijwi. Irakoze ke. Tukaba twaraje gukora muri expo y'Urubavu. Nabonye itandukanye n'izindi nyine ukuntu ibintu byateguwe nyine muri rusange. Nta bwitabire burimo mu bantu nyine bwo kuza muri expo, kuko ntabwo bavuga ngo ibintu si bigenda nta bantu binjiramo, sibyo? Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi cya kabiri, abenshi bagiye babivuga ko ubwiherero ari ikibazo. Ni ikibazo ngo biteye biti. Bari kubwishyuza amafaranga kandi ugereranyije mu zindi expo twagiye tujyamo ni amafaranga byari for free, ariko aha ngaha ni ugupacesinga ijana. Uri kumva ko rero izo ni imbogamizi zikomeye cyane. Tukiri kuri bwiherero ariko ngo no kuba buri muri stand hagati nabwo biteje ikibazo n'imyanda. Cyane gikomeye cyane. Nko ku mugoroba usanga mu muhumuro wayo, ari kumva ko kenshi tuwarete ku mugoroba zisohora impumura mibi cyane. Usanga nta mukiriya uhagaze aha ngaha ari kutamuvinga yigendera, bitewe n'uko abasojeje ibyo akora atavuga ati sinaduhahira ahantu bimeze gutya, agahita amuvinga akatagenda. ngo nazo ziri mu biri kwirukana abakiriya? Ntabwo ari byo by'ingenzi cyane, ariko nabyo bifite uruhare rwabyo ruhari. Aha ngaho rero tubwire, ese kuva mu gitondo hafi saa ngahe zirageze? Saa 10 ubu ngubu mumaze kwakira abantu bangahe? nta n'umwe. Nibyo? n'umwe niba atari babiri kuva mu gitondo. ase turakubeshye mu gitondo ntabwo barenze batanu. none ubwo si igihombo kuri mwe? igihombo gikomeye. utiki? igihombo gikomeye. mubona none ari iki kirengagijwe mu mitegurire expo ku buryo wenda mugeranyije n'izindi mwagiye mwitabira cyatumye ubwitabire butaba benshi ku bantu bayigana? nta binini navugaho, sinamenya ngo ni igiki kitateguwe neza, urumva, kuko ntago ibintu byabo barabipanze neza. Ariko nanone ikintu
tutakirengagiza ntabwo babahatamo abantu ngo kuza muri expo. Rero ibintu byo kuvuga ngo siyateguwe neza ibyo byo ntangiye kubeshya, ahubwo ubwitabire bw'abantu ubwo bwabaye bukeya. Niyo mpamvu bwaba byaratewe n'iki urebye nawe nk'umunyarwanda uba mu Rwanda? ikintu cyaba cyarabayemo cyaba ari nka marketing nyine, ukuntu ibintu byabo uri kumva babikoreye promotion y'uko hazaba expo. Wenda niyo yaba ari imbogamizi abantu batarabimenye. Urakoze cyane. Batangiramo twibwira. Ernest Nziza abarenge uhagarariye abikora mu ntara y'Iburengerazuba. Kubera harimo urusaku ruragerageza kongera ijwi, hanyuma ndagira mutubwire uyu ni umunsi wa 4 niba atari wa 5 expo itangiye. Ese murabona bimeze gute, bihagaze gute, haba ku bwitabire ndetse n'ibindi muri rusange? Muri rusange ntitwavuga ngo bihagaze neza cyane, ariko nta nubwo bihagaze nabi. Tujya gutangira expo twateganyaga kwakira abantu hagati y'250 na 300, ariko kugeza kuri uyu munsi dufite abantu 169. Tukaba twumva rero atari bibi kuko hahuriye nk'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, aho kugeza ubu dufite abanyamahanga bagera ku 9 bavuye mu bihugu bitandukanye. Hari abavuye muri Ghana, hari abavuye muri Egypt, hari abavuye muri Tanzania, Uganda. Urumva ari ibyo bihugu. Iyo uvuze abantu 300 mwateganyaga kwakira, ese ni abantu baje ku exposa cyangwa na? Yego, kuko abo twakira bo basura expo bararenga ku munsi, barenza abo ngabo. Aho turavuga abantu cyangwa se ibigo byazanye ibikorwa byabo expo. Mutugereranyirize noneho abantu bitabira expo ahangaha ku munsi, niba none ari umunsi wa 5, ese ubu ngubu iyo mukoze statistique ku munsi ku munsi mubona iyi expo yitabirwa n'abantu bangahe? Bigenda bizamuka. Ku munsi wa launching ntabwo twashoboye kubara abantu, ariko nyuma yaho ikigaragara iminsi y'impera z'icyumweru, ni ukuvuga muri weekend, ku wa 6 no ku cyumweru nibwo byagaragaye ko twakira abantu benshi. Aho ku wa 6 ubwaho hakiriye abantu bagera ku 2,200. Ku munsi w'ejo nako ku cyumweru twakiriye abantu bagera ku 2,600, ibintu nk'ibyo, hafi 3. Naho ku munsi w'ejo hashize twakiriye abantu bagera ku 1,800. Kuvuga ngo muri weekend rero irazamuka, ku minsi y'akazi ikamera nk'imanutseho gatoya. Twiteguye rero ko nanone tuza kubona ishusho, kuko ni umunsi wa 2 twatangiye muri weekend kwakira abantu, aho twabonye abantu benshi. Rero murumva ko byabaye nk'ibigabanuka, numva ko none biraza kuduha iyindi shusho. Haracyari kare ntacyo turamenya kuko abantu binjira cyane mu masaha y'umugoroba bakiranutse n'indi mirimo. Hanyuma mu exposa twaganiriye baravuga bati ubwitabire bwo buracyari hasi, bishobora kuba wenda harabayemo imbaraga nkeya mu kwamamaza expo kugira ngo abantu bayitabire ari benshi, ariko nanone bakagaruka no ku mafaranga 500 yishyuzwa umuntu winjiye. Ese mubona nk'ibyo ngibyo ari byo byatumye hari abantu baba bake cyangwa bihagaze bite? Murakoze. Ntabwo kuri twe twahamya ko kwamamaza byagenze gahoro cyangwa bitakozwe n'imbaraga, imbaraga. Tumaze ibyumweru birenga 2 n'igice dutanze amatangazo kuri televiziyo BTN, kandi itangazo ryatambukaga buri munsi mbere na nyuma y'amakuru. Nyuma yaho twagiye kuri televiziyo ya Kiliziya Gatolika, naho twatanze itangazo iminsi 10 mbere y'uko expo ifungurwa, ndetse no kuri RBA, kuri radiyo itangazo ryatambutse. Urebye igihe ryatangiye gutambuka, iminsi naho hafi 7 mbere y'uko expo ifungurwa. Tukaba twumva rero bitoroshye kuko na nyuma yaho dufite imodoka hafi 2. Hari imodoka ya rwiyemezamirimo itambuka mu mujyi wa Rubavu igenda igaragaza ko expo yafunguwe, ndetse igaragaza n'abahanzi dufite baza gushyushya expo ku munsi, banyuramo amasaha ya mbere y'igitondo ndetse na nyuma ya saa 6.
tukaba twumva rero ibyo bitosheje kugira ngo bikangure abashobora kwitabira baba baje kugurisha ndetse n'abaje kugura ibintu na serivisi. hanyuma wenda ni iki mwabwira nk'abaturage bo muri aka karere duturiye no ku mupaka nawo wa Kongo, abakongomani twebwe mu Rwanda nta kibazo dufite, baba bashobora kuza bagahaha bagasubirayo, ni ubuhe butumwa wenda mwatanga kugira ngo abantu bakomeze bitabire wenda muri iki cyumweru gisigaye bazabe baboneka? Ibyo muvuga nibyo, reka tugaragaze ko hano ikintu cya mbere turi kugurisha serivisi, twagurisha n'ibicuruzwa, ariko dufite n'umutekano naho twagurisha, cyane cyane ko turi ku mupaka. Nta munyarwanda wagombye kugira ikibazo cy'umutekano ngo abure kuza muri expo, yewe n'umunyamahanga nawe wagombye kugira ikibazo, kubera ko mu byo igihugu cyacu gifite n'umutekano urahari. Tukaba twabakangurira kwitabira. Turacyari mu minsi rero, umunsi wa gatanu haracyari kare, mu gihe dufite iminsi igera kuri 16 turumva ibintu bishobora kuzakosoka, aho tuvuga ko baba abaguzi abitabiriye exposition bagaragaza ko bakiri bakeya. Turacyafite igihe, turacyafite iminsi, kandi ikigaragara nuko abantu bitabira cyane muri weekend kurusha ku minsi y'akazi, cyane muri weekend kubera ko baba bakiranutse n'akazi gasanzwe, abafite nyine aho bajya mu mirimo yabo ya buri munsi. Nyakubahwa Chairman, hari ibintu bimwe mu mitegurire ya PSF ahangaha aba-expose bakunze kugarukaho rimwe na rimwe muri iyi stand yanyu, bavuga ko harimo abantu batabaha serivisi neza. Ese mu by'ukuri ni iki mwiteguye gukosora, kuko bo baratwereka ko muri iyi expo bafitemo igihombo, ndetse bamwe batangiye kuzinga ibintu byabo bakabisubiza i Kigali? Ni iki mugiye gukosora nkamwe muri iyi stand yanyu ya PSF, kuko batubwira ngo harimo abantu batari kubaha serivisi mu buryo bifuza, kandi icyo uyu mukiriya yaje gushakira hano serivisi nuko mugomba kumwakira nayo? Muravuga iki hano muri iyi stand yanyu, kuba abakozi banyu bamwe batari kwakira ababagana neza? Murakoze. Abacuruzi cyangwa se wacuruza ibintu, wacuruza serivisi, icyo tuzi ni uko tugomba kwakirana abatugana yone nk'uko mubivuga. Ntabwo rero wajya iyo ugiye gucuruza, ntabwo ucuruza n'abantu. Abantu rero ikintu cya mbere kugira ngo ushobore kubafatisha, ni na kimwe mu bigomba kuranga umucuruzi cyangwa uwikorera yacuruza ibicuruzwa cyangwa se serivisi. Icya mbere nuko agomba kwakira neza umugana, nuko agomba no kumuha nyine serivisi neza, akamuganiriza. Ntabwo rero twebwe nk'abayobozi b'urugaga rw'abikorera mu ntara y'Iburengerazuba twashyigikira ko bamwe mu bacu bahagarariye abikorera arimo bagombye gutanga serivisi mbi. Haramutse hari umukozi, kuko dufite n'abakozi byagaragayeho, abakozi ni ab'urugaga, ariko twebwe duhagarariye bagenzi bacu baba baradutumye. Niyo mpamvu hano mutasanga hari abakozi gusa, bari n'abayobozi. Abo muzajya mwumva ko bahawe serivisi mbi bose mujye mutubwira, turebe ko twabacyaha bakisubiraho, bakumva ko twese tugomba gutahiriza umugozi umwe mu gutanga serivisi nziza, kugira ngo n'abatugana bagende bacuruze batekanye, bagende batange serivisi batekanye, ariko bumva ko natwe tubereyeho kubakira neza no kubagira inama, bityo bigatuma n'umunsi wabo ugenda neza. Ntabwo ari twebwe rero twagombye kuba aba mbere mu kubabwira nabi cyangwa se kubacyaha. Hari ikindi kintu cyakunze kugarukwaho ahangaha, ikintu cyerekeranye n'ubwiherero. Waje ku expose akavuga ko wenda ari amafaranga cyangwa se ibyo mwamuciriyeho amafaranga hakagombye kuba harimo n'ubwo bwiherero, ariko akaba ari kujyayo bakamubasha kumuca igiceri cy'ijana. Bakavuga ngo ese nta kintu mwakora ku buryo byibura mwakagombye buriya bwiherero bwakagombye kuba ubuntu ku muntu waje ku expose ahangaha? Ufite baje akaba yagaragaza baje akajya mu bwiherero. Noneho mu bigendanishe n'ikindi kintu cyerekeranye ahangaha, uburyo amasitande yagiye agurishwa, hamwe bakakubwira ngo ni iry'itanu, ahandi 300 n'ibindi kuzamura. Mugerageze gutanga umucyo kuri ibyo bintu. Murakoze. Ahari abantu habura urunturuntu, avuga ko rimwe hari abantu hano ku runturuntu, ntabwo abantu twese twavuga ibyo twabonye kimwe, ntabwo twavuga serivisi twahawe kimwe. Hashobora kubaho nyine uvuga ko yahawe serivisi nabi, ariko kugira ngo twebwe utuganya bitugaragariza
dukoresha uko dushoboye ngo tugerageze kuba twamuha serivisi kuko nk'uko dukwiye kuyimuha. Abantu wenda imbere y'itangazamakuru buri wese ashobora kuvuga uko abyumva, nanone byanaterwa n'uwo itangazamakuru ryahuye nawe, kuko buri wese aba afite ibitekerezo byiwe, aba afite aho bihera n'aho bigarukira, byaterwa n'uwo mwahuye nawe, kuko hano harimo abaje ku exposa, harimo abafasha babo, ntabwo rero bose serivisi tubaha bashobora kuyakira rimwe, kuyakira kimwe, nta nubwo bayivuga kimwe. Ubwo rero icyo twabasabye ni kimwe, namwe mubereho kuvugira abantu, mubereho kuduhuza n'abantu. Uwo musanga serivisi itameze neza, twicara ahangaha ku bitameze neza, kuko nta bintu byose twavuga ngo biri perfect 100%, ariko turi hano ngo tugerageze gutanga service iri perfect. Tukiri ku bwiherero, hari bamwe twasuye baratubwira bati mwashyize ubwiherero iruhande rw'amasitande yabo, kuri adashobora no kujya kugura agateka we ngaze akarye yicaye iruhande rw'ibintu bye ngo kubera ikibazo cy'umunuko n'iki, nubwo wenda bari kugerageza gukora isuku uko bishoboka byose, ariko ntihaburamo akantu k'akawuderi. Kino kintu cyo gushyira ubwiherero mu masitande hagati cyo gihagaze gite? Murakoze, mwabonye ukuntu site dukoreraho ikoze. Icyo twareba aho ngaho ni ukuvuga ngo ese ni ubwiherero bwaje busanga umuntu cyangwa umuntu yaje asanga ubwiherero. Icyo namwe mbabwira ngo dukeneye kumenya ngo mwahuye nande. Uwo wabivuze, hari abantu tuzi nka mu mpera za site, aho dusanga abantu akenshi bajyanye n'utubari n'ibyokezo. Hari uwagiye aza yasanga aho mugenzi we ari, akavuga ati ahangaha nanjye mbereye kuri mugenzi wanjye nanjye nshobora gukora. Niba ariho yagiye rero akaba yariyubakiye, harimo n'abari yagiye biyubakira, bakavuga ati ibyo mwubatse twe n'ibidufasha dukurikije aho bagenzi bacu bari, turaza kwiyubakira tente kugira ngo natwe dushobore kujyana na serivisi zabo. Aho turaza rero gusubira inyuma, ni ukumenya ngo ni umuntu wasanze ubwiherero cyangwa ubwiherero bwaje bumusanga, babutereka aho ngaho, abureba ntiyavuga, ntiyegera n'ubuyobozi ngo turi icyo twakora. Nicyo twabasabaga rero, umusanga afite ikibazo nk'icyo rwose mumubwire azatugana, kubera ko ubwiherero dufite bushobora kwimurwa, aho bwimurirwa harahari, kandi isuku ikorwa buri gitondo na buri mugoroba, na niyo duharanira ku bijyanye n'ubwiherero, kuko ahari abantu nta bwiherero bufite isuku byatubana ikibazo. Niba twemerewe ko isuku irimo, n'ibindi byose rwose twabikora, kuko zirahari, tuwarete zirahari, ndetse n'aho zimurirwa dufite site nini dushobora kuzimura, ariko tukajya inama n'aho tugiye kuzimura ku bijyanye n'ikigomba gukorwa n'uburyo cyakorwamo. Tukiri aho ngaho, hari ikibazo mugerageze gutanga icyezezi cyangwa umucyo ku bintu bijyanye n'inoza n'ibiciro hano muri stande, abantu rimwe na rimwe bari kwitiranya. Yego, ntasobanurira icyo mushaka kumva. Hari aho batubwira ngo bamwe bagiye babahindurira stande kubera ko batanze amafaranga makeya. Ese hano stande zihagaze gute cyangwa muri kuzigurisha gute? Igikorwa nk'icyo ugiye kugikora ushyiramo amakategori. Hari stande zimwe z'ibihumbi 150, nk'uko mwabyumvise n'iza 300, ndetse hashobora no kubaho n'iza VIP zirengeje. Iyo umuntu aje rero, kubera ko ubwitabire nk'uko nababwiye, twateganya kwakira abantu hagati ya 250 na 300, ashobora kuza yasanga stendi ya 300 nta muntu urayijyaho, kubera ko ubwitabire bukiri hasi, akaba agiye, ntabwo twamukuraho. Ariko nyirayo wishyuye naza kuza tugasanga yaragiye muri standi itariye, ubwumvikane turaza kumusobanurira, tumujyana ahajyanye n'aho yishyuye. Ashobora kugenda nyine atabyishimiye, twese turabizi ko abacuruzi dukunda nyine aheza, dukunda ibisohoka, nako ibyinjira ntabwo dukunda ibisohoka, ariko tugerageza kubaganiriza tukababwira ko ibintu ariko bimeze. Urumva rero iyo umuntu nkawe w'umunyamakuru yumva ko ushobora kugira ubundi buvugizi wamukorera, ntabwo yirengagiza ukuri. Ariko iyo twabasabye dukora ni nyine turebe ko wahawe serivisi itari iyo yasabye, kugira ngo turebe ukuntu haracyari kare ibyaboneka ko bidasobanutse byakosoye. Hanyuma uretse abari ku exposa, namwe nk'abayobozi muhagarariye ino expo, bo bafite ibibazo bafite, ariko namwe mufite wenda imbogamizi muri kugenda muhura nazo. Ese izo mbogamizi ni izihe? Mugerageza guhangana nazo gute? Icyo musaba abamurika mwebwe ni iki? Icyo dusaba abamurika ni uko tugomba nyine gukorana
we ajya kuza kumurika afite tageti yihaye, natwe tujya gutangira iki gikorwa dufite tageti twihaye. Naguha urugero aho bavuga ko wenda hari biba bitagenda neza bari kunenga, nacyo ntitwabura kukivugaho. Hari ikibazo cya baje zifasha abamurika kwinjira no gusohoka mo hano muri expo muri site. Abatayifite hari amafaranga bagomba kwishyura hariya ku muryango mwabonye. Iyo namwe icyo nacyo ni igikorwa kimwe mu bigomba gufasha iyi expo ngo ishobore kugenda neza, yasuka ikorwe, umuriro ugurwe, amazi yishyurwe, abatanga services nabo babone insimburamubyizi. Niba rero umuntu asanganywe icyokezo tuvuge, ugasanga aho yakoreraga asanzwe akoresha abakozi 3, ariko yagiramo hano akakubwira ngo akeneye abakozi 8, ngo akeneye badge 8, kandi aho asanzwe akorera yakoreshaga abantu 3 cyangwa 4. Hashobora kuba ari ikintu cyihishe inyuma cyo korohereza abantu binjira banasohoka, ariko twebwe ugasanga kitadufasha. Icya mbere gukurikirana abo bantu ubwabo, umutekano w'ibintu n'abantu biragoye, kuko dushobora gufata benshi adasanzwe akoresha, ugasanga haziyemo n'abafite ibitekerezo bibi byo kuba banakwangiza. Hari naho twagiye umuntu atubwira ngo kuko uko mutubona uko ntabwo tuba twicaye gusa n'ubundi dusura stands. Twagiye ku muntu uri kwaka badges zirenze, tugezeyo tumubajije tuti nizande, ati nizaba abakozi banjye bari aho ngaho. Tubaza umukozi tuti ni boss wawe, ati yego, yitwa nde? Nta gisubizo yaduhaye, ntabwo ari kure ni hano imbere yanjye nabibereka. Iki gikorwa rero ni igikorwa kiba gisaba abantu bakigiyemo bitonze, bakore judgment, barebe koko ibintu byubaka. Ibisenya bagerageze kubigabanya mu buryo bushoboka, kuko bashobora kudasenya PSF nk'ubuyobozi buraha, ariko ubwabo bagasenya n'ahariya bakorera. Cyangwa ugasanga hari umuntu waje ari muri expo yamara gutaha kubera abantu twasizemo tutitonze, tutagenze gahoro, ababaza kwaka baje nta mpamvu tubona, ugasanga abo nibo bagiye kwangiza abazanye ibintu byabo, hari nk'abanyarwanda, hari nk'abanyamahanga, kandi tugomba kubicungira umutekano. dusoza ni iki mubwira abantu rimwe na rimwe bari kutubwira ko bari kuzinga ibintu byabo basubira i Kigali, bari kuvuga ngo ni igihombo, kandi nyamara haracyari iminsi isaga hafi 14 n'ubundi hasigaye ibindi byumweru nka 2. Ni iki muri gusaba aba bantu bari gusohoka muri expo itarangiye kandi bafite ibyo bakagombye ku expoza, basa naho bashaka kwiyemerera bakagenda? Murakoze. Nk'uko twabivugaga, ino expo izamara iminsi 16. Turi ku munsi wa 5. Ntabwo twavuga rero ngo byacitse, twabwira abantu ngo ntibasohoke, ntibagivinga nk'uko babivuga mu rurimi rw'abanyamahanga. Bagomba gukomeza bakagerageza kugera ku munota wa nyuma. Bagomba gukomeza kuko nibarambirwa bashobora kurambirwa, ariko nk'uko tubimenyereye hari ibikorwa bimwe na bimwe byagiye bigaragara ko tubishyiramo imbaraga iyo biri kugenda bigana ku musozi. Hari abantu baba bibereye mu mirimo yabo bavuga ati expo nibwo igitangira, izajyayo wenda ku itariki 23 cyane ko nk'uko mubizi no mu minsi ya Noheli tuzaba turi gukora. Hari uvuga ati rero nzajyayo Noheli yegereje, njye guhahira abana, njye guhahira urugo. Abantu rero ntibarambirwe, ntibihangane, tuzi neza rwose ko hari abantu bajya mu bikorwa hano iwacu ku munota wa nyuma. Ntibacike intege rero, reka tukomeze dutegereze. Abanyeshuri tuzi ko nabo bari bamwe mu bagize abantu bagana expo, ntibarataha, ariko tuzi ko mu minsi mikeya baraza gutaha, nibwo ababyeyi baza gutekereza kugurira abana, nibwo ababyeyi baza gutekereza guhahira Noheli ndetse n'iminsi mikuru y'umwaka utaha. Dusoza rero, abitwaza ko expo yazitirwa n'umutekano wa hano hakurya mu gihugu cy'abaturanyi, kandi twebwe ntabwo twexporeza Kongo, murababwira iki abantu bashobora kugira urwitwazo muri ino expo yuko kuba itari kwitabirwa ari umutekano wa hano hakurya mu baturanyi, urujya n'uruza rw'abantu? Yego, ntitwakwirengagiza nyine koko hano ko ari ku mupaka, aho expo zatangiye wenda hazagamo n'abakongomani kubera ko
ko wenda amasaha yo gukora yazamukaga akagera hejuru ku mupaka, ariko umupaka urafunguye, abashobora kuzana abakongomani baza, abanyarwanda baza, ariko imibare dufite y'abanyarwanda natwe ubwacu aho tugomba kwigira, aho tugomba kugana ibikorwa byacu akaba aribyo dushyira imbere tudategeye kubava hanze, nubwo ari ubucuruzi, ariko ikigaragara imibare dufite niba tubabwira ngo ku munsi turi kwakira abantu barenga 1000, hari n'iminsi twagiye twakira abarenga 2000 nubwo tugitangira. Nta bwoba ntibagire ikibazo, abanyarwanda ubwacu dushobora kwigira kandi ibyo dukora tukiteza imbere, tukabigura twebwe ubwacu, abakongomani cyangwa abandi bantu bava hanze bakaza ari abo kutwunganira, ariko twebwe ubwacu nibaza ko biratosheje ko twahaye ibyo dukora agaciro, twibereye abakiriya, wasanga rwose duteje abaza muri exposition imbere natwe ubwacu twiteza imbere. Murakoze cyane.